urumva afite tribalism ariko abikora by purpose kibikora kibishaka akoresha amagambo y'intera hamwe ni intera hamwe ni FDLR ni intera hamwe urukumva ntago ushobora gukoresha amagambo nkayo ngo utari intera hamwe uyu ni intera hamwe yaje kwita ya mazina so everybody ndasaba ntabwo ushobora kuza gufata ufate abakobwa b'abanyarwandakazi batuke gutya urumva ufata u Rwanda urutuke gutya arangiza ngo uze wishe mu ishusho imeze gutya si we wenyine dore amagambo yandika abashaka gushira inzangano hagati yacu nabo uyu mwana yaramupostinze we apostinga ibintu byinshi umva ni intera hamwe igenda kubera ko hari umwana nabonye yakomentinze ahita avuga ngo ngo sorry ngo bampaye wrong information about you none ni gute uri postinga abantu utazi umva tureka amagambo ndabasaba ikintu kimwe abantu mwese mureke kuvuga ndashaka kugira ngo dufate uyu mwanya tukiripotinga setu muri potinge iki kikonte so abantu uje ku ifoto shaka ifoto iyo ari yo yose ujyaho nujyaho uje ku ifoto uze kuri aka kantu nk'umuntu ugiye kurisharinga hano nk'umuntu ugiye kuyisharinga nujyaho urahita ubona aka kantu kabanza report uze hano kuri report urukumva uje kuri report hano numara kujya kuri report uje hari hejuru habanza abuse and crime explanation urabona uhita ukandaho uze hano kuri section iyi ngiyi ya gatatu bro ahanga nurangiza usubmitinge reporting please report please ndabasabye mubabarire muri reporting iyi ntera hamwe ni intera hamwe yaje kwiyitirira yaraje yiyitirira ngo Nord Kivu ariko amagambo ye ntanatandukanye na Mukankiko afite neza y'amagambo ya Mukankiko niyo gikoresha so please report this account mu reporting tuzongera nejo tuyireporting nejo bundi tuzayireportinga mpaka ivuyeho urumva ni intera hamwe ariko noneho yaragiye dore amazina y'abanyarwandakazi ubatuke gutya ukoreshe urwango rumeze gutya no guteramwe rumeze gutya ngo tubikorere ntago bikunda let's report this account everybody let's report this account ni umuntu agira urwango rugumane mu mutima ubwo buteramwe bwabugumane areke kubuzana kuri platform kuko ntabwo umuntu yakora ibintu nk'iby'umwana nk'ibi ngo tumwihanganire ntabwo ari wenyine ntabwo ari hamwe wareba hano ndebera aya magambo musome Sabahutu Kagame yabahaye ijambo namwe mwamubonye iyi ntabwo ari umunyarwanda mwamubonye murabona aya magambo ni mabi byatari ndabaza muramubona turi kumubona Masisi nyandikira andika muri message mbere imbumuzi uyu muntu murebe muhere kuri aya magambo murebe urabona aba ni ba Mukankiko izi ni za ntera hamwe ntabwo ari uyu wenyine aba ni nk'abandi Godfather bavuga ngo bazaduteka baturye so abangaba rero ndashaka kugira ngo buri wese abashe agenda je nta post y'amagambo after hate speech dore amagambo yanditse kuri Eva murebe mwarebye so ijya kuri iyi post urukumva jya kuri iyi post ukande hano gutya hanyuma uze kuri report ariko hano hari report yindi iri hejuru kandore urukumva report hano numara kuza kuri report urukumva hate and harassment urukumva harassment and bullying urimo kumva someone I know been bullied or harassed ahangaha urimo kumva ihanga siko bampaye ibintu birebire subirayo uze kuri report hano you can use the first one by the way hanyuma section ahangaha bro uhita submitting urukumva so natekereza ko iriya ya mbere we can use iki ngiki bita ngo
uyu bita Nyirabisabo ibyo bintu uri kwisekeshwa gutyo nawe ndakuboroka amabere ya nyoko urumva so iki gikonte rero cy'uyu mwanda mu nyemerere kibe blocked umuntu wese ukiripotinga arabakoze mugende muri reporting iyi konti tuzafata umwanya wo kubisobanura neza numwe mubo tuziranye kuko natwa Thank you Masisi uramuzi nari bisi kumuzi papa natwe yaje kudipostinga zamuka uyu Masisi muzamure Masisi bite pa Yeah, thank you. araduharasinga cyane ajaza akatwandikira nk'uko turi nk'ubu turi aha ngaha akaza akavuga ati ngaho muvuga icyo muvuga ubundi mbarekodinga muraza kumva amajwi yacu yaraturekodinze oya mubwire ndamuhigisha uruhindu ndaza kumva twese hari umwe wari uri kubirwanya niwe turi gukeka wari uri kubirwanya umeze gute ntabwo mukeka uretse gato ntimwongere gukeka ngiki ntimwongere gukeka simple as that tura tracking IP address ndaza kumenya uwo ari we niba bishoboka ahubwo biraza korohamo cyane uraza gutrackinga simple as that iri ni toto ukoresha social media ukoresha urubuga na telefone akoresha turayimenya Voilà, icyo kintu nicyo twari turi gushakisha uburyo ngo tukimenya kuko araza akatwandikira nk'uko turi kuri live mureke abandikire nanasharinga bamwe muri bo twari turi gukora ntuza mwaza kumanuka haruho ase Ivan wari uhari yambu ndabasuje yambu cyane hari ahantu uyu muvandimwe turi gukeka yaraje aratubwira ngo tugire icyo tuvuga urumva araturekodinga mu masegonda 30 yonyine ahita bipostinga twari turi kuri live ya Tesi urumva araturekodinga ubundi ahita dupostinga mu masegonda 30 yonyine duhita dusanga twahisanze uze kumututu information Godfrey wompijambo gato papa kandi ntabwo birangirira turakuvuna amaguru uravunwa amaguru you will pay for this ariko rero turi gukeka yuko ushobora kuba afite account abiri sasa nicyo kibazo nashaka agira igihumbi bagira ama account menshi nashaka I don't care icy'ingenzi mbere nuko wibona nindi twayirecord kandi tukaripotinga turi benshi niyo message munyemerere mubaze muri account ahubwo wompijambo gato Godfrey go ahead mbere sinzi ndabaka maze mbasuhuze mwese iki gitekerezo sinene nakigize ariko ni igitekerezo kiza kuzana ibintu kuri Godfather kuko afite ukuntu nyine abantu nyine yo mobilize abantu bakamubloka uyu muntu ko razana amacakubiri mu bantu bavukana akamasebya abantu atagomba kuba ari gusebya kandi ibintu azana posting ntago ari byo pi so ni bizacana ko umuntu wazanye igitekerezo kuri ahangaha nje naye ndi ku ishuri hagera abantu bampamagaye barambwira ngo ati wari umuntu uri kuzana amacakubiri uzu posting abantu ngo ibintu ngibyo kuko hari topic nyine hari idafite hepfo na ruguru nayo imeze ukuntu so uyu muntu hari n'abantu bamwe bari batangiye ngo ati ngo ni umunyamurenge ngo ni umunyamasisi ukabona n'ibintu bizana amacakubiri ariko nibiza ko twese tumwicareho yawo y'abanyamurenge y'abanyamasisi yawo n'abanyarwanda yewe n'abaganda n'abarundi bose ko uyu muntu bitari gukora ntagaye byo pi murakoze Ivan wowe umwe wari uri kurwanya igitekerezo mu minsi yashize uri muri kiringiti ese uwo muntu yaba ari we Masisi ntago twumva papa nari ndimo mvuga hari umuntu twakoze live araza arwanya igitekerezo cyo kumuripotinga ariko akaba umufana wa mbere mu byo uyu no Kivu Beauty apostinze twanamukoreye na ntuza nasabye Serene icyo gihe yari ari kudukurikirana na ntuza nawe muvandimwe wiri yaje kudukurikirana kuri iyo live turi gusaba iyo message twari twahataramye ariko hari umuntu umwe muri twe ewana yari ari kubirwanya byo kumuripotinga ni mamba
ni mamba kuko njyewe ninjye wavuze ngo ntibarepotinge account njyewe sizibavuga akomeza kubirwanya ngo ntibayirepotinge kuko njyewe mumpereze uwo ngo mumumpe oya ibi ngibi byo ntimumwibazeho turaza kumumenya ariko nicyo ngicyo cyashatse kumuprotectinga yes Godfa uwitwa mamba erega nabigize ndavuga ni account ndakeka ko ari ya mwamba ni umupapa nimba ari umusore ni umunyamurenge ariko afite ingengabitekerezo biri so crazy. Hano nuza kwitegereza n'ikinyarwanda yandika urukumva akoresha ikinyarwanda gipfuye hari ntuza nabonye muri kinyarwanda kirapfuye uburyo yandikamo ibintu byo biri bizarre muze kumereza muramuzi yitwa mwamba wo dukeka niba mufite ifoto ye ariko ndamukeka ko ashaka kuba ari we mufite ifoto ye ariko nje keka ko ari wenda Kagara cyangwa umunyemera ndayifite Godfa oya uyu nguyu none wakoresha amagambo y'urwango nk'intera hamwe so bimpe ikindi noneho nabonye ukuntu yibasiye na cekinze ndeba ukuntu yibasira Eva urimo kumva uyu nguyu to na Kagara umva ikibazo nuko bagenda bagasebya abantu kuriya bagatuma natwe abanyamasi iyo account y'uwo mwamba mumumpe ariko ibi ni mu bigihorere cyangwa icyo nshaka cya mbere ngewe ibi ni byo kumenya uwari we ibyo mubindekere mubireke turamumenya hanyuma mureke turipotinga uyu mwanda uveho nicyo kintu nkeneye ku bantu 240 bari ahangaha mureke tumaze tumuripotinga aveho turipotinge iyi account nicyo kintu nkeneye nicyo buri wese hano yahorera mani igira telefone gakubitwa n'inkuba ari kumuhakinga cyangwa kumuripotinga ni ikihe kiba cyafasha mu buryo bumwe cyangwa mwese ntago muza kumuhakinga mwe muripotinge gusa mwe muripotinge mugende account ashobora kuba yagize private ariko ntacyo bitwaye ibyo kumuhakinga tukamenya uwari we byo mu byihorere mu bireke turamumenya umva turagukorera yicarubozo ibyo mu byihorere kuri reporting account ye kabisa ariko audience ikeneyeho to report this account yayigira private icyo mbasabye no kuri reporting hari n'ahandi yarengereye nta nubwo wenda yibasiye wenda hamwe gusa yabanjirije ubundi kwataka abiwacu avuga ngo dufite gakondo ngo mu makambi ibyo ngibyo nyuma yaho ngaho aza gukurikizaho abanyarwanda nabo muraza kubasangamo muri konte ye mbese ni ukuvuga ngo nge ukuntu dukeka ashobora kuba ari umusidi wo muri sidi kivu uwo mwamba mumuzanire nakurikiye ntuzazina ntabwo nkeka ko umuntu Masisi ntabwo nkeka ko waba uri muri no kivu cyangwa sidi kivu wandike amagambo nk'aya ngaya asesereza gutya urabona yaraje aratujoyininga uyu muntu niba atari umu FDLR ni umwana w'umubembe dore ko bagira imico mibi muri cyo gukoresha amarangamutima I don't give a fuck ko wari we icya mbere ni uko ari virusi gusa so we have to report this account nicyo mbasaba cya mbere amanze ari cyamagambo ya hate speech y'urwango icyo ni kimwe account igomba kuvaho uko byagenda kose ibi ngibi tubishyira iruhande ibyo kumenya uwari we turamumenya ibyo kumenya uwari we aramenyekanye simple ibyo kumenya keretse adakoresha internet keretse aramutse avuye agiye off ntiyongere gukoresha internet irimo ya account ariko azironga ari bushye online we will know who is he or who is she turaza kumumenya ibyo byo mu byihorere ariko icyo nsaba none we have to followers bandi iyi account Godfather ya Drapie please mujye ku reporting ndababona nimo muri hano muri reporting uyu muntu afite amagambo aseseza uretse gato namukubwiye inbox bamaze ndapfuye ninjye bamubwiye inbox ryo kanje kureba turi mu checking turi wamubwiye ninde wabwiye cyangwa ni Godfather Arsenal twese turafollowingana uretse banza yadusinyara twumve ngo cyangwa mwandike niba amwanditse urabona message itizamuka hejuru yandiko yayohereje agenda oya yabimpaye yamaze kumbwira uwari we byose mama get over uyu nguyu uza kuzamukana so uyu nguyu ngwango
ariko ndakubaga kweri ariko mane uyu muntu ndagukorera ibishitani uretse gato iyi account nimara kuvaho ndagukorera ibishitani wakoze ikosa ryo kwiterera wakoze ikosa ryo kwiyitirira community dufa bashaka kubigisha ukuntu baripotinga babafasha. Okay. Ariko umuntu ntabwo umuntu muzima ntabwo yandika amagambo nk'aya ngayo kwiga yego n'ukwica abantu ari mugomba kunyukura umara n'izi ntera hamwe. Okay, check here. Uraza hano kuri iki gikonte cye. Murabona? Mujye muri iki gikonte cye, ujye kuri video yari yose, ujye kuri iyi video ya Eva, iyi ngiyi. Uze hano nk'umuntu ugiye kuko wenda sinzi uze hano kuri nk'umuntu ugiye kuyisharinga. Noneho numara kujya kuyisharinga urabona hano akantu ka report. Kano kameze nk'akadrapo hano ukande hano. Nurangiza twese duhurire kuri jambo rya mbere. Hanyuma uze kuri ngiri 1 2 3. Kuri rya gatatu urikandeho. Nurangiza ukande hano kuri submit hano hasi. Deja thanks for reporting. Uramaze kuyireportinga. Please muzikorere kuri video zose. Ndabisubiriramo mbembere cy'ukuntu bikorwa. Uraza hano ukande hano kuri aka kantu ka share kara hasi uze kuri share ukande kuri share. Numara gukanda kuri share uhite uza hano kuri report kano kantu k'akadrapo hano hasi kano kanyuma ukande hano ngo pa. Nurangiza uze kuri iyi ya mbere uze kuri gatatu usubmitting urabuye reportinzi. Please mwese ndabasabye tubikore. Mwese ndabasabye dukora iki kintu kuko arabangama cyane atubangamira turi benshi. Munyemerere dukora ibi bintu naho ibyo kumumenya byo ndararamumenye. Tugomba kwanga uru rwango. Iyi ni intera hamwe. Erega ntabwo iyi ni intera hamwe. So tugomba kubikora. Biroroshye cyane tubikore s'il te plaît. Umuntu uri kubaza ngo uwo ninde? Iyi ni intera hamwe yiyitiriye ngo Visit Kivu. Niba ari Visit Kivu bro afite tribalisme n'urwango. Uyu munsi naragize kuba n'abanyarwandakazi abatuka bita umwanda bita abita inzoka nta magambo adakoresha. So please mureke twange uyu mwanda areke kutwihishamo agenda bintera hamwe bikigarashi yo hirya ajya bikorera hirya hatari ahantu abantu bareba cyangwa atamaje kumwambara umwambaro wa Visit Kivu cyangwa wa Nord Kivu Beauty. Sibyo munyemerere mu bikore ndabasabye. Uyu mwamba suyu oya uyu ni mwambie haiko mwamba ni mwambie. So please nicyo kintu ndabasabaga. Umva nyina w'amadubu uyu muntu waba umuzi wowe nyina w'amadubu? Ntabwo ababa bamuzi batamuzi icyangombwa cyo nuko turi bukore mu igikorwa cyose uyu muntu akaripotinga. Kandi ko muri reportinga ntabwo bisa kuba bihagije. Kugira reportinga ntabwo biza kuba bihagije. We will know who is this person. Turamumenya kandi you will pay. Ngayo nguko. Urukumva amaze kurengera barabimpaye ubushize sinabyitaho. Numva ko ari ibintu wari umuntu ushaka konte ariko bimaze kuba too much. Mubabarire mu bikore abamaze kubikora mumbwire mwandike modern mumbwire ko mwabirangije muri amukoze. Hanyuma tomorrow will be back. Ntabwo tubikora umunsi umwe. Ntabwo ari ibintu bikorwa umunsi umwe ngo birangire. As long account ivuyeho turabikora mpaka account ivuyeho. Thank you so much. Esther, thank you. Stella, thank you. M23, thank you. Tessie, thank you. User, thank you. Nabikoze, thank you. Munyarike ndabantu mu abantu bamaze kubikora please. Nabisoje irakoze. Guys, thank you. Ubuntu wese wabikoze ndashaka kugira ngo murebe mwabikoze please. Mwandike mu ndebe niba mwabikoze. We need to take this account out. Ariko ntago birabirangiriye aha. Wegendo shushu reporting as much as you can. Anyundo nawe kakunzengereza wabibuze gute se? Genda uri searching emira account urabibona. The searching emira account kandi ntabwo it's not gonna turabikomeza. Abantu mwabikoze please mwandike mo dani tubirebe. Mwandike mo ko mwabisoje mbibone.
I wanna know how many people babikoze uyu munsi tuzayireportinga mpaka ivuyeho. Icyo ni icyambere, ariko azaba asigaye kumenya who is this virus, iyi virusi ni yinde. Reportinze papa. I reported. I reported. Yeah. iyo mutari benshi bimara ahubwo wenda bagatuza rimwe na rimwe ahubwo wenda tuzatuza wenda rimwe na rimwe nkaha ngaha tube kwandika turi benshi kugira wenda ngo mumenye message ngiye muri community biri ku Rwanda community runaka. Iyo hari umurozi nk'uyu nguyu mujye mumbwira, hanyuma abantu mwese muri reporting. Ntabwo umuntu aza kubona abanyarwandakazi gutya ngo abaharabike gutya aza tuke igihugu cy'u Rwanda azafate muri mwe abaharabike muceceke. Report this account, muri reporting uyu mwanda, ariko ntabwo bihagije. Turaza ejo tuzadufite twamaze kumenya wari we. Ahubwo uzaba udufashije Godfather n'umugabo umenya turaza kumenya uwo ari we. Arabika aywa Mutipe ni ari umutive ni ari n'umugore ntabwo mbiza ariko ni umwicanyi niko ngo mwamba atubwira impamvu. Oya niwe ndabazira kubona abantu ndatekereza nimumara kumenya uwo ari we bamba kudereza amakuru kugira ngo atazongera kwiyoberanya mu gihe aziye mu zindi account runaka kugira ngo natwe tujye tumenya uburyo tumurwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru baze kwakira 90 umuntu ahangaha Morning Godfather, my name is Michael. Amakuru arambwira ko uyu nguyu abantu barenga bangaye bose bari kumbura ko uyu nguyu bita Mwamba, ariko ibi ngibyo ntabwo ngende ibuze kugira, ndaza kuzana n'amazina ya nyayo, ndaza kuzana amazina turabimenya turatrackinga IP address yabyoroshye. We know who is this person. No sonde sendi kono na account ya arakoresheje email. Yakoresheje email. Ndi kumva umuntu yakoresha rero email ajya kuri Gmail akareba email yihe. Iyo email wayibonye? Singiye hano hasi iri zina ryo yise. Yes. Hano hasi. Reka nyandike mu mashine ndebe. Iriya Kivu 250. Yeah. Uri kiwerewere nawe. Iriya ni username nawe niko bimeze ku izina ryawe. Nshaka ndabisobanukiwe. Ikata yaza ndebera erega mu yawe wacurangura. None se email uyibonye? No sense. So, mwe muri reporting nicyo mushoboye. Muri reporting ibindi mu bindekere. 643 83 722 896 niyo nimero ya Godfather. Plus 243 83 72 28 96 4 niyo nimero yanjye. Munyandikire wandike unyandikire umpereze umwirondoro w'uwo Mwamba. Ndakubaga umva ndakuzonga ruho umuhage pe asebya abantu bose abantu bashaka kuzamukira ku bandi no ku mafuti ngayo nguko. So iki ngiki ubwo ibindi ndaza kugira ndongera kugaruka kuri iki kintu mukore operation. Uyu muntu yaragiye afata abantu aragenda agafata amafoto y'abakobwa akabahindanya. Rukumva? Akabahindanya. So we not gonna tolerate this nonsense. Munyemerere we gonna go back, turaza kugaruka ejo tsonga tuyireporting ubu nubundi nejo buni tuza account yo kuva igomba kuvaho. That's it. Ngayo nguko. Ni bayisharinge n'abantu baze baba bari kumuripota. Abantu bamaze kumuforo kuko gishobora nshimiye umusanzu wanyu kabisa n'abantu baraha bose. Abantu babikoze ni kuko wenda ndikubona hatari abanyarwanda benshi bari babyuzinzwe muri iyi minsi bari bibasiriwe aba bari kubivuga, ariko Arsenal yabivuzeho Imana ishimwe ko niba yagwereje amakuru Arsenal nabo bifite munyandikire abantu bafite amakuru hanyuma ibijyaje kubyagira hano hejuru bitumu cyane nk'ibintu byaje birabyagira ntibivuga ito twanda macinya namwe. So ngayo nguko ibindi reka izindi nkuru ndaza kuzikurikirana. Makenga nyandikira, thank you so much. Ibindi we gonna be we'll be in touch. Iyi numero yose kuri WhatsApp ndaje ndagwa ifoto ye. Mumpe byose amafoto n'amavideo byose mubimpe. Ibindi ngiye kumukuru ndaza ibindi tuzabigarukaho. Ariko igiye kuba breakfast every single day. We're gonna be here
tuzaba turi ahangaha mpaka ivuye kuvaho ntabwo bihagije hazakurikiraho kumenya uwo ari we. Are we together? Twagiye.